Bite? Amakuru yawe? Nanjye ni sawa, niba mwapfutse gutahura ndumva ari sawa kabisa. Icyayi nakinywa hose. Warishije iki? Ahuriye neza ko nanjye nari ndi mu rugo nyine nubwo nari mbyutse nari nagize ubunebwe nyine bwo gutembera hanze. Reka tuze guhura kubera ko nari mfite umwanya. Mama we yarasohotse gato ariko arahari nawe. Turanaburanye ni ukuri. Tugira tubonane. Aho ngaho urakabije. Ntarebe reka nkureke gatoya turaza gusubira. Sawa ntari buze kumpamagara. Sawa kankureke turaza gusubira. I love you. Amasaha aracari ku meza. Uyu mwanya wose umva amasaha sinsiza. Ariko mama tukaza witonda. Uricaye gusura kuri telefone umukobwa uko. Tukaza witonda sibwo nari kimara kurya. Ubwo nari kimara kurya. Gira vuba vuba. Iki kigo ni ikibazo ganzabaza. Gira vuba bikuza ibintu uzana tuganira. Ta soni. Amasaha abiri no control na tata gute. Narumiwe. Mutaba yiriye akaza muri stress zanyu nazo. Itusi uzabona uvuye muri ino nzu. Ihute ngo ino hano. Tazankoze isoni bizabubwiye. Shi? Ibikora karetse ntara kumushitsa se. Eko nari kimara kurya. Umushitsa se muri ino nzu yotekereza gute. Gira vongo ino hano. Tagira ikindi kintu ukora ugaruka hano. Tambuka ucari hano. Kumva umeze neza mu mutwe. Kumva uri gutekereza ubwenge bwawe buri hamwe. Uri gutekereza neza amasahani ari ku meza amasaha abiri yose. Kuva aya masaha sinasizane. Ese uzi neza ko ugiye kuja mu rugo? Uzi neza ko nta minsi usigaje mu? Nutigira mu uzigira he? Uzigira mu wawe? Uriya mugore washatse uzaguhagarara. Ntakinda aza kwigisha. Ntakinda kubwira. Abe ni isuku pe. Nambwiye isuku ariko nibwo nari kimara kurya. Umva rero kubwira. Ikintu cya mbere uzasubira n'isuku. Umugabo asohoka mu nzu gutya. Wamutakira isuku. Naza asanga buri kantu kose kari ku murongo. Turi kumvikana. Ibintu byo kurya ukabanza ukicara ukaja kuri telefone. Iyo telefone uyijugunye. Niba twatuka. Uyijugunye. Twakuganira neza. Ugenda uyishire hasi. Tukaza ukunda gufata telefone. Nzakubona kubona nta bwenge ufite. Iyo telefone zo iri gucigati, uzugira muzacigatira n'umuhawe. Wihangane uzi ukora isuku akantu kose ugashira ku murongo. Gira muke ndebe. None amasoheza yaje. Uwo muhanda none washizemo n'ujene. Mama ni Sitire umuhanda wagira ngo wagari ya moshi. Uwo muhanda urasha gucyo n'ujene. Ngo nizo bigezweho. Uwo mugendo
ariko mama wenda uri uwo mu mujyi mpamvu ugenda uwukuremo sinshaka akavuyo k'abanyamurenge sinshaka wamugenda usibe sinzi ukuntu ubigenza nimba wogoshe tukazangura ya misatsi sinzi ukuntu ubigenza ariko mwogo sinkawubona n'umukobwa uranyumva neza wirinde ugende wirinde witwararike abanyamurenge hano hanze baza bavuga uzi ukora isuku saa 10 n'ebyiri usuke kare utekere umugabo icyayi azagenda muri icyayi numara guteka icyayi niba icyayi umubwire ngo karibu umutegurire amazi muri dushe ashushe uzi umushuhiriza amazi utakaze yoga amazi akonje uri mu nzu wanyumvishe neza kandi wirinde isuku uzikora umuntu mbone ko wahindutse guhera uno munsi mu minsi 20 n'ingaho usigajemo uzi ukora isuku mbone ko wahindutse nzabone ko uzubaka urugo rwawe neza sinkeneye amakesi yo kuza kuvuga ngo umukobwa wawe ngo sinzi ukuntu usigaye yitwara abantu gabaza bavuga uko manga nitwara neza uzitware neza ukomeze wihagarareho uwo mugore muzima wubaka urugo rwawe neza siporo nawe genda uje guteka genda uje kureba ifaranga harizo wirinde mama Afungura maso. Surprise! Bitasha Sansara. makuru mwe mudamu mutambuka ku bantu nta no kubaramutsa ntabwo twari tubaza uramutse uzi muri abahe Je ndo bayirakiza. irakiza Basegege. naho uyu rero ni wasemaho semahoro nawe utuye mu oh uyu nguyu w'abasita ko baso bari imfura mwebwe byagenze gute kwamwe ngo uramutse umuntu uzi umuntu utazi ntiwo muramutse ntabwo twari tuzi ko mu murenge kandi umunyamurenge wari ubizi yego nyine mwataye umuco nta mwana mutoya uzubaza umukuru ngese yabwe ngamwibwira ahubwo umukuru niwe uzubwira umutoya noneho hanyuma bakaza kuganira nyine akaza kumwibwira n'abakamenya natwe twakwivuye siwe numvishe ngo ufite ubukwe ufite n'uyu cange mufitanye rero ubukwe ni ukubufatisha amaboko yombi twakoze iki muzuzi ntacyo mwakoze ariko umwana w'umunyamurenge yari akwiriye kugenda yifashe gutya mwibara mwamugenda mufatanye Ariko no mujye muze. umujyi n'umuco biratandukanye ntimukaza mugende ku umujyi ugenda muzamugende ku umuco ugenda nibyo byiza
usubira inyuma ejo bundi azombera madamu. ibi ni ibyo mu mujyi kandi dufite kubana vuba ndumva nta kibazo Uzo kubana ko nababujije se kubana muzobane ariko ga iyo mu rukururano mugenda mukururana si byiza tibiza bigaragara neza no mu maso y'abantu kuko twapanga gute tutari kumwe kimwopanga ubukwe mutari kumwe twapangira gute tutari kumwe Tugomba tugomba kuba kwicara tugomba ibyo tugomba wagane wari bwaganire n'ababyeyi bawe muzamuganira bakubwiye iso yashatse mama wawe gute ibyo ni ibyakera muzehe n'ubu turi mu mujyi abantu bubatse barabona nje iso ndamuzi aje gushitse ni iso turangana neza turi mu kigero kimwe turangana aje gushitsa yari ku masomo sogokuru wawe niwo bagiye basaba baja kumusabira umugeni ntiyamushige ntiwavutse kera ni ibya naroge yagiye kumvira madamu ejo bundi. nta mpamvu yo gukurikiza ibintu byanyu twebwe turi abana none muza mwumva ibyo abakuru bababwiye bazaca umugani ngo umwana utaraganiriye na se ntazamenye icyo sekuru yasize avuze none mwabana muza muganira n'ababyeyi mwumva icyo ababyeyi babahanura ibyo bababwiye nabwo ngo muragendana mu mujyi mwagezemo Oya muzehe ibyo nibyo abasaza twiyindira nibyo abasaza. sha muranga kumva ibyo mbabwiye muzabifatisha amaboko yombi nta soni mwataye umuco abana b'ubu ngubu ariko ibintu umuntu azoza abonera muri no mushasha nk'uko ni abafiyanse kuko bagenda bafatanye dore igihugu cyarapfuye